Yesu nashimwe bakozi b'Imana, nongeye kubasuhuza nanone mu izina rya Yesu. Ndagira ngo duhanure muri uyu mwaka tugiye kwinjira. Impamvu mvuze ngo ndagira ngo duhanure nuko hari iby'Imana yabadutumyeho, kandi iyo yadutumye tuba dukwiriye kubwira abantu b'Imana. Intego rero y'ijambo ari nayo ntego y'uyu mwaka, nivuga ngo hari ibikwiriye kuva mu nzira, hari iby'Imana ikwiriye kudukiza kugira ngo tubone isezerano ry'ibyo yadusezeranije. Ndabizi ko umuntu wese ugiye kunyumva afite imvugo y'Imana, afite ibintu Imana yamubwiye, afite aho Imana yamubwiye kuzamugeza. Ntabwo ngiye gukora introduction yo gutangira ngo ariko ninde uvugana n'Imana, n'umukiranutsi, yego ibyo byo turabizi, ariko icyo gihe uvugana nayo nuko hari uko wari uhagaze. Nanifuriza buri muntu wese kuguma ahagaze uko nguko yari ameze icyo gihe avugana nayo, imuha amasezerano. Kuko iyo utandukiriye iby'Imana ntabwo ari ugutoragura, ubwo nyine ubibura ubireba. Ariko ndizera ko wowe ugiye kumva buno buhanuzi, ugiye kuvugana nanjye muri iri jambo Imana ikuntumyeho, ko nta gutandukira, kandi niyo waba warabikoze imbabazi zayo ziracyahari. Imana hari ibyo izakora. Unyemerere rero tuganire kuri ubu buhanuzi dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi mukuru bita Yesaya, ibice byaho 6, umurongo waho wa mbere. Hari ijambo ryiza, haravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemwo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Ndugo yangu ndagira ngo unyumve. Hano kugira ngo use kunyumva, nari navuze ngo hari ibikwiriye kuva mu nzira kugira ngo ubone isezerano wasezeranye n'umwami Imana. Nukuvuga ngo niryo sezerano ryo kubona Imana. Aya magambo yabaye ku muntu bita Yesaya. Yesaya yari umuhanuzi, yari mu cyami cy'abatambyi, ariko yaje kubaho agira ikibazo cy'uko atabonye Imana. Kubera icyo atabonye Imana, hari ibintu byinshi byagiye bimutambamira. Abarokore ndabizi muri aya mezi dutambutsemwo turiho dusiga inyuma, hari abantu bajya bansetsa bakavuga ngo hari amezi batazakumbura. Iyi mvugo nayiteze amatwi. Impamvu nuko hari ibintu bari biteze batabonye, nuko hari ibyababangamiye. Ibyo rero nibyo tuje guhanura, tuvuga ngo uyu mwaka tugiye kwinjiramo ubu mwaka udasanzwe wo kugira iby'Imana ibakiza. Bibiliya yitubwiye ngo iki? Umwaka Uziya yatanzemo niwo mwaka Yesaya yabonye mu Imana. Wakwibaza byinshi, kubera iki Uziya ataratanga Yesaya atabonye Imana? Kugira ngo ukumve, iyo usomye mu gitabo cy'ingoma za kabiri bice 26, umurongo wa 16 ukageza 21, uvuga ukuntu Uziya yabangamiye Yesaya, yabangamiye abakozi b'Imana. Byabaye ikibazo bituma Yesaya atabona Imana. Ariko umwaka Uziya yatanzemo niwo mwaka Yesaya yabonye umwami Imana. Ndagira ngo mpanure nawe muri uyu mwaka turangije, hari ibyo utabonye kubera bya Uziya. Bya Uziya twabifata nk'ibigeragezo, bya Uziya twabifata nk'uburwayi, bya Uziya twabifata nk'ubukene, bya Uziya twabifata nka bya bindi byinshi byakubangamiye. Ariko Uziya natange ibyo bya Uziya nibitange kugira ngo winjire mu isezerano wasezeranye n'umwami Imana. Ndagira ngo nkubwire aka kantu, igihe cyose bya Uziya bigihagaze imbere yawe, ubu kuzagutegura bupfe, uziga byange, uzagira ibyo utegura ukore uhombe. Ariko ubwo wavuganye n'umwami Imana, ndagira ngo duhanure Uziya akwiriye gutanga kugira ngo ave mu nzira, winjire mu isezerano ryo kubona umwami Imana, kuko wavuganye n'Imana. Rero hari ibintu Uziya akwiriye kuva imbere yawe kugira ngo winjire mu byo wavuganye n'Imana. Ndagira ngo nkubwire rero, ndahanuye muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2025, Uziya nakuva imbere winjire mu isezerano uhereye
ku muntu wese ubyizeye bihere ko bizasohore 2025 uyinjiremo ufite isezerano, uyinjiremo uriho ubona umwami Imana, uyinjiremo ufite ibyishimo, uyinjiremo uriho useka, uyinjiremo ufite umunezero, kuko igihe cyose utawufite bizagorana kuzabona umwami Imana. Umuntu ubabaye ntabwo yagirana ubusabane n'Uwiteka, ariko umubabaro wawe nurangirane n'uyu mwaka, ariko ugiye kwinjiramo ubone kugira neza kw'Imana. Ndagira ngo mbyifurize buri muntu wese. Rero uyu mwaka ni umwaka w'umugisha. Ndugo yangu ndahanuye uyu mwaka wa 2025 nukubera umwaka w'ibyishimo, nukubera umwaka wo kugukiza bya Uziya, winjire mu isezerano ukora imirimo n'ibitangaza. Urakoze rero, ndakwifuriza uwo mwaka, kandi ndabyifuriza buri muntu wese ubyizeye kandi wizera ko Kristo agikora, ari umunyembaraga, kugira ngo imirimo n'ibitangaza bizakoreke, tuzawusoze nawe ufite amashimwe n'ubuhamya uhamiriza abantu. Asante sana, ndabifuriza kugira umwaka mushya muhire kuri twese, w'izina rya Yesu. Amen.